Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utajya ucikwa n'ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe dusanzwe tubana turagusuhuje cyane kuko uri uw'agaciro gakomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wahariwe kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kureberamo ubusobanuro bw'izina Bonny. Muri iyi video turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ibiriranga, gusa ntitwagenda tutanababwiye uko mu rukundo biba bihagaze. Iyi wumva ni Strong Studio, naho njye tujye kubana muri iki kiganiro ndi Mizero Felix. Wahawe ikaze. Bonny ni izina rikomoka ku rurimi rw'Icyongereza, rituruka ku ijambo Bonney, risobanura mwiza cyangwa unyura abantu. Dore rero ibisobanuro byimbitse by'iri zina. Bonny bisobanura umuntu mwiza, ukundwa kandi utuma abandi bishima. Akenshi rifatwa nk'izina ry'umuntu ugira umutima mwiza n'imico myiza. Dore rero ibiranga Bonny. Bonny ni umuntu utekereza neza kandi uca bugufi. Akunda amahoro n'ubumwe hagati y'abantu. Akunda gusetsa abandi, arangwa no kugira umutima w'urukundo no gufasha. Dore rero ibyo Bonny akunda gufasha abandi no kubateza imbere, kuganira n'inshuti, ibintu bituma abantu bishima nk'indirimbo, arts, urukundo n'ibindi. Nubwo rero Bonny hari ibyo akunda, gusa hari n'ibyo yanga mu buzima. Ngo yanga abantu bavuga nabi abandi, yanga ubugambanyi n'ubwirasi, kuba mu makimbirane, gutoneshwa cyangwa kudahabwa agaciro. Ngo dore rero uko mu rukundo bihagaze. Ngo Bonny ni umuntu w'umunyakuri, wizerwa kandi wita ku rukundo rwe. Akunda umuntu umwe by'ukuri kandi akamwereka urukundo mu bikorwa. Iyo akunze aba ari umunyabwitonzi kandi agira impuhwe. Ntashimishwa n'abakina n'amarangamutima cyangwa abatagira ukwizerana. Ni nuko rero dusoje, ari nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, Imana ibarinde.